Mwiriwe neza bavandimwe, nongeye kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Uyu ni umunsi wa 28 w'ikiganiro turimo kuganira. Ndumva byizeye neza yuko amasomo yatambutse 27 yose wayakurikiranye neza, bigiye kugufasha kumvira kuko turimo turagana ku musozo. Mbere yuko tuhagera, reka banze nibutse ko isomo ryacu rigiye kumara iminsi 30, ubwo dusigaje iminsi 2 gusa. Turaza kugerageza kwibyaza umusaruro, ari nako tuzareba inzira twacishamo, uburyo twakoresha kugira ngo dusubize ibibazo byanyu, kuko nabyo ni byinshi kandi bigomba gusubizwa. Ndashimira mbere na mbere uburyo mukomeza kugenda vuga icyo mubitekerezaho, n'abandi mugenda mubigezaho ko barimo kugenda babyumva. Ni intambwe nziza irimo guterwa, ariko ntarashyiraho inyunganizi ndende. Munyemerere njye ku kintu cya 10 nari nasorejeho ku munsi w'ejo, mbabwira impamvu abantu bakomeje kuyoba cyane inzira ya Yesu, inzira izabajyana mu ijuru, ahubwo bo bakikurikirira ibihimbano gusa bidafite icyo byabamarira, ari mu buzima bw'isi, ari no mu buzima bw'imperuka, usibye kwishima gato gusa, hanyuma ibihano by'Uwiteka bikazababaho akarande, bikazababaho ubuziraherezo. Ejo twari turimo tuganira impamvu ya 9, ko ndumva niba mubyibuka, turimo kureba ibintu 10 by'ingenzi byatumye abantu bayoba bakava ku nzira y'Imana, bakaba bari mu bindi bidafite aho bihuriye. Ni ibintu bigeze ku 10 by'ingenzi. Icya 9 twabonye ejo ni imyigishirize ya Pawulo n'uburyo yabwiye abantu ko ari intumwa. Ndumva naravuze ngo reka Pawulo tube tumuhagaritse, uburyo yatubwiye yabaye intumwa, ibyo yigishije, ibyo yagejeje ku bandi. Ibi byose twabonye ko Bibiliya ubwayo na Pawulo agaruka akakubwira ko atari ukuri, ahubwo ari ibinyoma gusa. Reka rero uyu munsi nkubwire ko impamvu ya 10 yateye abantu kuyoba bakava ku nzira y'Imana ari imyigishirize ishingiye ku bintu 8, ku bintu 9 byose twabonye, n'ingaruka zituruka muri biriya bintu 9 zakwiriye Bibiliya yose, ikuzura imyigishirize idafite akamaro, idafite n'icyo yamarira abantu. Mu yandi magambo, ibi Pawulo yigishije abantu byatumye bagera aho bagera. Ibi nakubwiye yakubiye mu bitabo bigera hafi muri 20 afite, gusaba abantu, gusaba abanditsi, gusaba abandi yuko bagomba kubyigisha. Twaje kwisanga Bibiliya yuzuye inyigisho zimeze gutya, nizo zatumye ducikamo ibice mu myemerere bingana uko mubona tungana uko, kandi n'ibindi bikaba bikivuka kuko ntaho twari twageze. Icyo nicyo kimenyetso cya 10. Kugira ngo ucyumve neza, reka nifashishe rwa rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cyaho cya 2, nongere ngusomere mpereye ku murongo waho wa 13, umurongo waho wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15 niyo tugiye gusoma. Wa 13 twarawumenyereye kuko tuwusomye kenshi. Uravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ko ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ni umurongo twabonye ko ari kimwe mu byateje icyitwa iyobera ritagatifu, kuko uyu mugabo niwe wigishije ko Yesu ari Imana, mu gihe na Yesu ubwe atigeze atinyuka kuvuga ayo magambo. Umurongo wa 14 uravuga ngo watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Urabyibuka ko mu masomo turangije iyi minsi 2 twabonye ko ikindi cyago cya 2 cyateye abari mu isi ari iki kinyoma cyahimbwe n'uyu mugabo Pawulo, kibwira abantu yuko ibyaha byose bagomba kwikorera uko babishaka, kuko bafite uwo bibapfiriye, kandi ibyo bintu Yesu ntabwo yigeze abyigisha. Umurongo wa 15 rero nari nshatse kuvuga, uravuga ngo
ujye uvuga ibyo kandi ubibahugurire ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Uyu ni Pawulo urimo kwandikira Tito amubwira ko bene izi nyigisho nawe agomba kuzajya azigisha abandi, kandi akabikora afite confidence. Yavuze ngo nk'ufite ubutware, ntihakagire ugusuzugura. Za mvaho twabonye zigize iki gitabo cyitwa Bibiliya, twazibonye muri Luka igice cyaho cya 1 umurongo waho wa 1 gukomeza, zaje zigarukamo imyigishirize ya Pawulo, kubwira abantu yuko bagomba ibyo yabigishije nabo bagomba kuzajya babyigisha abandi. Iyi myumvire yo gufata Yesu ukamuhindura Imana, iyi myumvire yo gufata Yesu ukamugira igitambo cy'ibyaha abantu bose bakora, iyi myumvire iyo roho yaje bikurikiye yo kubwira abantu ko Yesu ari ikivume ku Mana, iyi myumvire yo kwigisha abantu uburyo Yesu n'Imana ari bamwe nta hantu batandukaniye, byaragiye biratuzonga, byangiza icyitwa ijambo ry'Imana abantu bakagombye kuba barigishijwe, abantu bakagombye kuba bamenya, ryakagombye kuba rifitiye akamaro abantu, ribabatura, ribavana mu byaha, ribajyana mu bugingo. Noneho ijambo ryose riragenda rihinduka agatogo, kugeza ubwo usoma Bibiliya ugahera ku gitabo cyayo cya mbere cy'itangiriro ukagera ku gitabo cyayo cya nyuma cy'ibyahishuwe, agahinda kakakwica, ukavuga ngo koko ibi ni ibintu, aya ni amagambo y'Imana abatuye isi bagomba kumva, bakwiye kumva, akagira ikintu abamarira, akagira aho abavana n'aho abageza. Aya magambo Bibiliya yigisha yangije ibintu byinshi. Iyi myigishirize rero guhera mu itangiriro kugeza mu iherezo rya Bibiliya ubona ko koko ifite ikibazo, kandi iyo ushatse gusoma wirinze amarangamutima, ukuri urakubona. Icyakubwira ko ibi bintu ndimo kuvuga ko ari ukuri nuko ejo bundi sinababwiye ko sinaberetse imirongo igaragaza yuko muri Bibiliya hari ibyo bagiye bakosoramo kandi ari ijambo ry'Imana. Noneho ubu nakwereka ko umurongo wa mbere na mbere ubanziriza iki gitabo, iyo ushyize mu bwenge usanga uyu murongo utabaho, utari n'ukuri, utaninjira mu bwenge. Reka tujyanemo igitabo cya Mose cya mbere cyitwa Itangiriro. Icyo ni cyo gitabo cya mbere kibanza muri Bibiliya. Soma igice cyaho cya mbere umurongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Umva umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wa kabiri uti isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Uwo ni umurongo wa kabiri. Ubwo ikibazo nakwibaza nawe nkakikubaza, ese aya mazi yari he ko isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa? Isi ko nta kintu cyari kiyiriho, aya mazi yaraturutse he ngo umwuka w'Imana ugendagenda hejuru y'ayo mazi? Reka ngusubiremo umurongo utagira ngo wenda ngusomye nabi. Umurongo wa mbere uratubwiye ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wa kabiri uratubwira ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Uwo ni umurongo wa kabiri. Aya mazi yari he? Uyu muhengeri wari uturutse he kugira ngo umwuka w'Imana agendagende hejuru y'amazi, kandi hagiye kubaho icyitwa gutangira kurema ku isi n'ijuru? Ubu ntabwo wumva ko uyu murongo ugitangira iki gitabo uhita uhura n'ibibazo? Ikibabaje rero ni uko kwigisha abantu ibidafite umumaro, kwigisha abantu ibintu birimo amayobera, nyine byose bikagenda bikaba amayobera, ariko kubera ko biganisha ku ijambo ry'Imana bagahita babyambika agapankarte n'agaposhete keza kitwa ko ari bitagatifu, ariko byamaze kuba amayobera. Nuko hari ibintu usoma koko ukabona ko rwose ntago wabibwira umuntu muzima ngo umubwire ngo irindi jambo ry'Imana kwemerera. Ariko noneho
aho bibabarije cyane binateye agahinda kurenza ahandi ni uko bagiye kwigisha iyi myigishirize imeze gutya, bagahera mu gutuka Imana no kuyipfobya no kuyambika isura igayitse inasuzuguritse. ubona kuko niba bahereye ku Mana, ubwo ibikurikiyeho nta n'ikintu uzamenya. Biragoye kuba wamenya ijambo ry'Imana, iyo Mana ubwayo bamaze kuyaka ubumana bwayo n'ubuhambare bwayo n'ubutagatifu bwayo, bayihinduye ikindi kintu kiraho. Ndagusomera imirongo myinshi, reka mpere ko muri iki gitabo nyine ngiye kugitambagira, mpere hano mu itangiro nihuta nze kugera ku musozo, ndagenda turebamo imirongo imwe n'imwe, umbwire ngo ibi bintu ni amagambo y'Imana. Urahita usanga ibi bintu 10 nakubwiye ari byo byagize ingaruka ku myigishirize y'abigisha, ku myigishirize yacu abigishwa, noneho rukabura gica. Umwe akabyumva uko abyumva bikaba idini, undi akabyumva uko abyumva bikaba irindi, undi akabyumva uko abyumva bikaba irindi, uko na n'ubu nakubwiye ngo amadini aracyavuka, ubanza n'imperuka izarindegera amadini akivuka. Reka ngusomere wumve, nari nkubwiye ngo wumve ukuntu Imana bayandagaje, niko nabyita. Kubera iminsi 2 dusigaranye, naguha nibura nk'imirongo 10, ariko reka turebemo wenda 3, 4, 5, biraterwa n'umwanya turi buze kubona. Reka mpere mu gitabo cy'itangira nk'uko nari maze kubivuga. Dusome mu gice cyaho cya 6, umutwe w'amagambo uhari uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Umurongo wa mbere w'igice cya 6 uratubwira ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Umurongo wa 2 uti abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Imana irabyara, Imana ifite abana. Ubu abana b'Imana, Imana yaraniwe kubaremera abana beza cyangwa abagore beza mu ijuru cyangwa ibindi biremwa, kugeza ubwo babonye ko abakobwa b'abantu ari bo beza, hanyuma abana baza kurongora muri twe. Umva umurongo wa 3. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Uyu murongo wa 3 urimo gusubiza abantu bajya bagoreka iyi mvugo, bakabeshya ngo bavugwaga ahangaha ngo ni abana ba Loti. None se abana ba Loti, none se Loti yabaye Imana ryari? Abana ba Loti n'abana ba Loti n'abana b'Imana n'abana b'Imana. Ubwo ngo n'ufite umwuka ngo niwe usobanurira ko ngari abana ba Loti bavuga. Kandi aba banyamwuka, hari abanyamwuka bakomeye cyane ubutuzi n'aha dufite, wanavuga amazina yabo wasanga ari ibyamamare mwese mubazi. Umwe hari abamubajije iki kibazo avuga yuko ngo ari abana ba Loti bavugwaga, undi bamubajije we avuga yuko ngari abamarayika bavugwaga ahangaha, ngo nibo bana b'Imana baje kurongora mu bana b'abantu. Ariko abamarayika ni abagabo bakenera abagore, ku buryo babaye ari n'abagabo bakenera abagore, ubwo ntibakenera abagore b'abamarayika bagenzi babo bava mu ijuru bakaza kurongora muri twe, hanyuma kandi bikarakaza Imana nk'uko ugiye kubibona mu kanya. Ariko uyu murongo ubaye ari wo, ntabwo ari abana ba Loti bavugwaga, kuko umurongo wa 3 urakubwira ngo Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Wabyumvise? Aba Loti rero bari abana b'umubiri, nabo bari abantu nkatwe. Ariko Imana hano ngo niba yaravuze ngo umwuka wanjye ntazakomeza kuruhanya n'abantu, kuko ari abantu b'umubiri, nuko rero imyaka yabo izaba 120. Ese uyu ni umujinya Imana yari igize yuko abana bayo barongoye mu bana b'abantu. Muvande, Imana igira umugore ku buryo irongora ikabyara, igira umugabo se n'umugore, igira abana se ku buryo ibi ni ibintu wasoma ukabwira abantu ngo urimo urabigisha ijambo ry'Imana. Reka ngusomere umurongo wa 4 wumve ibintu bihari. Umurongo wa 4 uvuga ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana aribo za ntwari za kera zari ibirangirire. Uyu murongo n'usoma neza uraza gusanga bakubwira ko ba bantu ujya wumva mu mateka bafataga intare bakazishwanyaguza, bajyaga guhiga bagahura n'ibisimba bakarwana nabyo. Izo mbaraga twe tudafite, imbaraga zo guhura n'intare
n'ikindi gisimba kibona kigahunga, umuntu akayifata ngo agacomeka intoki mu kanwa kayo muri iya mikaka, akayasamura akayitanyagura, igice kimwe akagita hari, ikindi akagita hari. Izo mbaraga bari bafite, iri jambo rirakubwiye ngo babikomora ko bari abametisi, bari ibibyarane by'abana b'Imana n'abana b'abantu. Niho izo mbaraga bazikuraga, kuko iyo baza kuba ari abana b'abantu, ntabwo umuntu yashwanyaguza intare ngo bikunde, ntabwo umuntu yashwanyaguza yajya mu ishyamba ngo ajye guhiga ibisimba byose abyararika ari wenyine, nta ntwaro nta ki. Izo mbaraga bari bafite ni ukubera ko bari bafitemo akantu k'ubumana, kubera ko abana b'Imana nyine barongoye mu bantu, hanyuma ayo maraso abaha imbaraga zo kuba bakora ibyo abantu ba none batakora. Ubwo si 40 maze kugusomera, ubu ibi ni ijambo ry'Imana. Wahagarara imbere y'abantu ukababwira, ukabaha umwanya ngo nimumbaze ibibazo kuri iryo jambo mbigishije, koko bakakubaza ugasubiza. Aho natangiriye nkubwira ngo ikibabaje ni uko Imana bayitesheje agaciro, bakayimanura bakayishyira hasi. Urabyumva neza ku murongo ngezeho, ari wo murongo wa 5. Uravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Urumva umurongo wa 5? Ubahangaha ubishyize mu bwenge ugatekereza, Imana nta butabera yabifite. None se Imana igiye kurakarira abantu bakoze iki? Abana b'Imana nibo baje kurongora mu bantu. None se yarakariye abana bayo karibo bakoze ikosa? Yo kubogama ngo ivuge ngo aba n'abanjye ntago nabarakara, ahubwo reka njye kurakarira bariya bagiye kurongoramo. Uranyumva? Reka noneho usome umurongo wa 6 wumve sakirirego. Umurongo wa 3 uravuga ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi. Unyumvire, Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Imana iricuza, Uwiteka yicuza. Mbese yararugirese Imana. Ni nko kuvuga ngo Imana yiza kumenya ko abana bayo bazayihemukira, bazayinanira, bazaba abana b'ibirara bananiranye, yiza kubimenya mbere, nta nubwo iba yarababyaye. Iki nicyo cyitwa kwicuza. Ariko ngiye kugusomera umurongo mu kanya ugaragaza yuko Imana iticuza. Ntabwo Imana yakwicuza, ni Bibiliya ibivuga, ni n'igitabo cya hafi cyegeranye n'iki, ariko iki ngiki cyo kiravuze ngo Imana yaricujije. Erega nubwo ntarasoma umurongo wa 7 nahita nsimbuka koko nkajya muri icyo gitabo cyo kubara, wumve niba bakubwira yuko bibaho yuko Imana yakwicuza. Soma kubara igice cyaho cya 23, urebe umurongo waho wa 19. Ndimo ndarambura nihuta. Umurongo wa 19 hano mu kubara igice cyaho cya 23 uravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Kiri igitabo cyo kubara igice cyaho cya 23 umurongo waho wa 19. Batubwira ko Imana atari umuntu ngo yibeshye. Ntabwo Imana yakora ibintu ngo ishyiremo kwibeshya, igaragaza yuko hari ibiyitunguye itari izi ko bigomba kuba. Oya, ntabwo Imana ari umuntu ngo yibeshye, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Kirazira, ntabwo Imana yakwicuza ibintu yakoze. Ariko hano umurongo wa 6 baratubwiye, ni umurongo wa 7. Uwiteka aravuga wa 6 ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Umva noneho ibintu bitanabaho. Noneho n'uwataye ubwenge umaze imyaka myinshi atabugira, atakumva ko ibi bintu bishoboka. No murongo wa 7 turimo gusoma igice cya 6 mu gitabo cy'Itangiriro. Umurongo wa 7 uravuga ngo Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibiguruka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Bibiliya ntabwo imaze kutubwira ko Imana iticuza. Uyu aha baracyabishimangira ko yicuza, ndetse yanicujije cyane. Ariko njye ndakibaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, yakagombye kurakarira abantu bahohotewe bakaza kurongorwamo n'abana bayo, cyangwa yakagombye kuba ibabazwa n'uko abana bayo baje kurongora mu bantu? Ubwo urumva
itagoramye kanga gushyira mu butabera. Noneho ikibazo cya kabiri nibaza, ibi biremwa bindi byo bigiye kuzira iki? Hari abana b'Imana barongoye, hari abantu barongowe, none n'ibindi. Umva ukuntu umurongo wavuze ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu na rimwe. Kubera iki? Kubera ko abana bawe Mana baje kubarongoramo. Sawa, noneho mbatsembe mu isi. Yego, ubwo uzabamara birumvikana. Uhereye ku muntu n'inyamaswa, ubwo nazo zigiye kurimburwa, zo zirazira iki? N'amatungo nayo agiye gushira, arazira iki? N'ibikururuka, zo n'inzoka n'ibikururanda byose byo birazira iki? N'inyoni, ibyo ni ibyigurukira, n'ibisiga byo mu kirere, ibyo byose bigiye kubigenderamo kubera umujinya w'umuranduranzuzi Imana igize yuko abana bayo barongoye abana b'abantu. Ubu utiri ni ijambo ry'Imana. Aleluya, amena, muhaguruke dutahe. Uwigisha ntiyasobanura ibi, n'uwigishijwe ngira ngo ntiyabona aho ahera abaza. Ariko banza abantu badakunda no kubaza, ibi ngibi ngiye narabibazaga nkiga. Sobanurira. Kuko igitumye igiye kubirimbura ni iki?